Gabane yawe uyitware nyine nta kibazo. Ushatse wemerewe no kuzana umwavoka, wemerewe no kuzana Atoni nyine akabikurikirana akareba nimba kuri side yawe nyine nta kintu kubera iki wansiga ukansiga kandi ubizi neza ko bikunda waritse kurira pole ndahari mbwira sibyo Uretse nkagufasha reka ngufashe ndifasha ntari danje birimo kubera ubu udashaka kunkwitaho ko ari cyo mbereyeho wajya ureka nkakwitaho ngufashe ndikunda gukorera ibingibi sishije nose ubwo nabo maze iki niba ntagufasha kandi nitwa umufasha wawe Seshiri ibaze niba udashobora no kumpa n'iminota 5 ngo tunavugane tuzabaho tutavugana ese ntabwo turi kuvugana ibaze niba utagikeneye yuko ngira n'icyo ngufasha mwitaho uje nijoro uza nuguhitira ku meza ujya kuryama ngurarushye mu gitondo ukuragiye wakerewe none usubwa amaherezo azaba yayo uri kuvuga iminota 5 ubu ngubu tumaze iminota ingahe kuganira konkiramo ayo makode nkaho ngiye ntazi kwiyambika ukona ndi umubebe se utakwiyambika ariko ni inshingano zanjye kukwitaho Kene nari nzi yuko ibyabaye byarangiye ariko sinzi byarangiye se byabaye hajya nibi byabaye byuko byagenze kuri yana papa wawe byiborere ibyo ngibyo na Selektiva kuhagaze bazanga na ese ubuyobe ko hari inama bwoko kise bose ntabyo sari guhamagara abakozi bose mu kigo ngo bajye mu nama iyo hari inama babivuga muri groupe nta kintu yigeze mbona muri groupe rero bose kumagaza inama iratunguranye mwana ajya mu nama mva muri ayo ngayo reba ukuntu uhagaze aha ngaha amasano nto y'akazi bari hejuru abandi bari mu nama se no bamaze kugerayo bari muri room iyo nama se no turamenya avuga kuki kwisi rwose urashaka kumenya iki ivugirwamo se kandi utarayigeramo shajya mu nama mwana bahangaha gusa njyewe niba uvugirwamo nyine hari ibyo nzimo hari ikintu uzi se ntacyo mvuze nanjye ndayumva nk'abandi tujya mu nama inama kuyijyamo nta kibazo nuko itunguranye ntabwo se gigi kubitunguranye se bisobanura kutayijyamo bosi arahamagaje abakozi bose ntabwo uri kunyumva iki ndi kuvuga
yabyusa hamagara abakozi bose nta n'umwe uri muri office bose bazamutse muri room muri gatandatu ntabwo ari ibintu byiza ni ibintu biraba nyine byarabaye nose ntibyarangiye sheri ntabwo wambabariye mbese navuze ngo ntabwo byarangiye ubwo byarabaye nyine ngewe mbabona uburyo ki turi kubana n'uburyo kiri kwitwara bisa nkaho harimo ikibazo kandi njye nari nzi ko byarangiye iminota 5 yashize ngende gusa sheri nose ubu turavuganye koko shaka tuvugane iki koko mu by'ukuri urumva turavugana iki genda gake ariko urumva turavugana iki uragiye gusa sheri uragiye tutavuganye nase tuzakomeza kubana gutya muri ubu buryo bigende guta amaherezo aba yayo nese tubanye nabi ubona tubanye nabi ngewe nase ubu ni neza sheri ubu urishimye oya reka ngende none se oya buretse kugenda ubu urishimye oya reka ngende wowe sheri ariko rero nanagushakaga nubwo ugiye ndagushaka ku bijyanye n'iki se kandi nase ubwo ibaze ndakubwira uri kugenda koko sheri nubwo ugenge ariko ndagushaka ariko sinzi impamvu udashaka kumpa umwanya nubundi gigi inama uri kumbwira ngo njyemo ndabizi ko ibigiye kuvugirwamo n'ubundi njye mbona n'ubundi byararangiye kuko ikirenge kimwe kiri hanze ikindi kiri imbere nyine nta ntege mbafite zanjyana mu nama hariya cyane ko banayidutunguje Alex ntabwo wizeye ntabwo uri umukozi mwiza ntabwo wizeye uburyo ukora se ahubwo se wowe nka sekereteri wa kampani njyewe Alex ubona nkora gute njye mbona ukora neza yego anyway ahubwo uvuze kuri icyo kintu nibuka ubushize umuhamagara byatumye njya kure cyane ndatekereza kure kandi kure y'iki wayigiga mpamagaye si bisanzwe ntari no mu kazi ntidukorana nyine turi abakozi ariko nyine n'ubundi usibye no kumpamagara hari ukuntu ngewe nsigaye nkubona nkumva umutima wanjye uri gukora reaction to umutima wawe hari ukuntu Alex inshuti yanjye va muri ayo ngayo umukozi mwiza rwose tujye mu nama dore abandi bari mu nama ubu bose usanze duhagaze aha ngaha yavuga ko turi mu biki n'igihe yahereye ahamagara abakozi ikigaragara cyo ndabona uru rugo ari ibibazo uyu mugabo tubanye nkaho atanshaka nibyo mbona ko imyitwarire ari kwitwara n'uburyo cyari kumfata ntabwo yamfata kuri yankeneye cyangwa se akinkunda ashobora kuba atakinkunda ashobora kuzashiduka nsize no muri iyi nzu akantamo akagenda akayintamo akusa ubundi nanjye kuvuga ngo nigendere njye hehe se ntagenda nkajya hehe ko ntawe mfite aho kujya kandi sinasubira iwabo hana yanjye ariko reka nkomeze nihangane nanasenge ndebe ko hari ikizahinduka okay Alex izo drama zawe zireke tujye mu nama sibyo tuzamuke hejuru ariko uheruka amakuru ya Makuza Makuza turavugana muravugana uzi ko kuva yava hano ataramvugisha n'umunsi n'umwe ngerageza no kumuvugisha buri gihe
akambwira ko ahuze mbese ntabashaka ko tuvuga agajya guhamagara kuva yagenda ninjye ugerageza kumuhamagara ariko neza yanyimye umwanya ariko wowe ngo muravugana turavugana n'ubu mu kanya amaze kumpamagara abana na ba nyina ntago nabijyamo ko nyine nibyo abana na ba nyina ko numvuga ngo abana na ba nyina se si uwacu twembi Justement ni uwacu ariko icyo nshatse kuvuga aho ngaho utanyumva nabi da nshatse kuvuga yuko buri hari ukuntu abana b'abahungu bagira uburyo baba bakundana na ba nyina kurusha uko bisanzura kuri se nicyo mba nshatse kukubwira wenda ariko nawe urabizi kuva kera nari nzi ko nawe ajya kuvugisha nta kibazo akantu kose urabizi kuva kera birote yabaye wa mbere niwe yayoherezaga ni wowe yabwiraga ngo tujyane gufata amanota ariko ibyo ni ibintu biri nomo erega nuko ari njye ababona kenshi yego ariko njyewe nsigaye mbona hari uburyo yitwara yarahindutse sinzi niba wowe utabibona yarahindutse yarahindutse ate se ko mbona njye mbona nta kibazo akazi se ntagakora neza hashagege noneho aho ibintu bigeze muri kampani bimaze kuba ibindi ni uko utazi aho ibintu bigeze wabona utangiye kugura bya ya nama nawe uri kose mbabarira rwose wowe wari uri mu nama byagenze bite byagenda gute kundi se sinabikubwiye rega njye narabikubwiye na mbere hose gusa nyine nta gishyashya ni bya bindi aha ni wa muntu nakubwiraga ejo bundi twakoze inama boss atubwira ku bijyanye nyine ni ibisanzwe bya bindi bajya babanza mu nama buri munsi ku bijyanye n'iterambere papasi dufite kuzagera ku ntego twihaye yarindi nyine ariko nyine mbona harimo n'ibindi hari ntasi nasi bya papasi n'ibyo bintu byose nibyo yaritumirije inama ibyo bintu maze usanzwe bikora nka sekreteri n'abakozi bose barabizi ko tugira papasi nasi ibyo byatuma tumize inama oya ahubwo ikintu gishya cyantangaje nuko nabonye harajemo ngo abandi bantu babashoramari bo kugira ngo baze ngo dufatanye kandi utanahari baje mu nama ako keri baje mu nama baraje bari bahari nase ntabyo bakubwiye sha cyane nzi ko makuza hari ibyo mwavuganya hari nyine naribashije uburyo baje aha bakazamo abandi bashoramari kugira ngo dufatanye wowe udahari shagege wikwiriye kuvunika kwirirwa mvunika shatse kuvuga iki wikwiriye kuvunika rwose mu by'ukuri mu ncamake y'ibintu bike byagombaga kubera mu nama akazi agakora neza ariko uriya si makuza wacu tuzi makuza yari wa mwana ushobora kuza akicara hariya nkicara tukaganira tukagirana inama igahama igafata ariko makuza wowe ndi mukubona wagira ngo barampinduye ntago agishaka kuvugana nanjye yewe nta niyo mubaje n'ibya kampani ntambwe ati biragenda nta kibazo ariko ntago ashaka ko tuvugana ijambo rimwe abiri aba yagiye
ariko ibyo bibaye aho aviriye hano mu rugo. Yes. Ese mbere hari ikibazo yari afite? Kandi ari byo ndi mu kukubwira. Nta kibazo yari afite, yari umwana dushobora guhuza ibitekerezo. Uriya ubundi yari umugabo nka mugenzi wanjye twicara hamwe tukaganira, yaba ibya business yaba no mu buzima busanzwe. Buriya hari n'ibyo twashoboraga kuganira tukaguha umwanzuro nyuma twebwe twabirangije kubirangiza twabikemuye neza. Ariko kuva yagenda yarahindutse pe. Niba adashaka kumvugisha basi se wowe yakuvugishije uba wumva ameze ati, uba wumva yishimye, uba wumva hari ikibazo afite, cyangwa wenda hari uko yakubwiye wenda wambwira wenda ashobora kuba yarantinye kumbwira. Numva nta kibazo afite. Okay. Ariko se ubundi waba wibuka uburyo yavuye hano? Ndabyibuka. None niba ubyibuka se uribuka umujinya yahavanye yenda uziko twari tugiye no kurwana? Mupfikize? Ntabwo yashatse kumbwira icyo gihe. Gusa yambwiye bese yasaga nkaho ashaka kumbwira yuko kwa yaranabimbwiye ngo sinzongere no kumubyara. Bivuze yuko yari afite ikintu gikomeye ariko atashatse kutubwira. Ariko ndavuga ati uko yakuze, arumva yakuze, igihe azabishakira azaza mbwira uko bimeze. Niba naramurihiriye amashuri akiga mu mashuri meza, urabyibuka kaminuza yo yayize hanze, azana amanota meza. Yaraza tumuha kampani zacu zose, urabizi ko ari uziyoboye kandi ndanamwizera aziyoboye neza cyane kandi aranunguka ntigeze ahomba kuva nazimwegurira ngo aziyobore. Gusa rero niba umwana ashatse kugenda, nubwo nabonye ko atagiye yishimye, ariko niba arashatse kugenda ngomba kumureka. Arakuze, ntabwo ari wa mwana mvuga ngo azaba hate azitunga gute. Nsa nkaho narinzeho bikeya. Kere ntongire ko wanyumvaga amagambo washakaga kugira ngo wumve ahari bimvamo, ahari byo waruzi. Kuva igihe twabaniye muri kampani ugeze ubona nsiba inama. Si mpamvu se nkubwira ko nanjye byantagaje. Natendenze inama zose zabaye, ibaze none iyi nama ntatendenzemo. Nabikoze ku bushake. Kubera iki? Niki uri kumpisha, niki utambwiye? Kuki se ubundi wemera ko njya muri iyo nama utabanje kumbwira ugasigara? Inama ni y'abakozi bose sheri, ntago rero kubwira ngo wijya mu nama. Kandi inama y'abakozi bose niba nge ntaje ntago bivuze ngo umukozi runaka sibi. Ariko ni wowe twangaje kandi hari umenye neza ko mbayemo kubera wowe. Ariko ntahari ntago inama yabura gukorwa. Urabizi? Yego, ariko ukambwiraho bikeye. Nese ubundi kuki tugera hano ukajya no kumbazaho ibyabereye mu nama kandi hari icyo ubizi? Wenda kandi ngewe njya kugenda ntacyo wambwiye. Wenda amakuru make naba mfiteho ntago ahanye n'ibintu byose byavugirwa mu nama. Nshaka kuba mfiteho nosiyo, ariko ibivugirwa mu nama ni amagambo arambuye. Nshaka nziho dukeya tungana gutya, ariko mu nama baravuga bakavuga bakarambura ibintu byose. Urumva? Gusa hari ikintu gisa nkaho kibyimbye muri kampani cyenda kuzaturika. Igikikere. Ejo bundi nabonye na wa mugabo w'amakote nakubwiraga cyagihe yagarutse. Ibyo ndabyumva, ariko se nta kuntu yazaza hano mu rugo tukaganira? Mureke ntacyo. Buriya niyumva igihe kigeze azaza tuganire, cyane ko uyu munsi afite inama ya Rwanda Revenue, nta nubwo wanamubona. Afite inama? Ndumva yanyoheje message ko uyu munsi ninjya ku kazi ntari bumubone. Ambwira yuko ari bubagiye kuri Rwanda Revenue mu nama, afitanye inama na Rwanda Revenue. Ahubwo se wamuhamagara akaduha wenda umunsi azazira
tukabiganiraho tukamenya impamvu. Oya witerese umwana mwihorere. Witerese umwana mureke ushobora no kumuhamagara ari mu nama n'ubundi ntiyanakwita mwihorere. Mwihorere ibyo byose buriya tuzabona ntibavuze yuko umuntu avugana. Turavugana ahubwo bwongeye ikibazo. Uzamuhamagara ejo oya mwihorere uzamuhamagara. Ahubwo cyane ko tuzanashaka n'uburyo bwiza bwo kumuvugisha. Ni igiki nyine ko kuko mbere narabikubwiraga nkabona nta gushaka kunyumva nta gushaka kuntega amatwi. Ntekereza ko ahari utarubizi none ubu urikumbwira ko hari ikintu kijya gutuka ni igiki kiri kujya mbere. Mbabarira umbwire kuko abakozi twese twacitsemo igikuba nyine buri wese ayiho. Ntabwo nzi ngo nagusana ngo gusa wikwirushya mu bwonko rwose. Ikintu cyenda kuba nyine kiratutumba kiri mu nzira yo kuba ariko kizaba kandi kizamenyekana. Abakozi bose bazakimenya, ibintu bizajya hanze, buri muntu wese muri kampani abimenye. Wikwirushya rero ibintu biri mu nzira byo kuba n'ubundi ntiwabihagarika. We tuza ikizaba uzakibona n'abakozi bose bazakibona ba muri kampani. Kere nigeze kigiye ku ni wowe ugiye gusezera ni boss ugiye gusezera ninde ugiye gusezera muri kure ni wowe cyangwa magari. WhatsApp ndabona atari kunsubiza. Telefone yabaye ikikweri. Niyo bampaye nayo nkiri mu gucamo. Ndabigirane kweri none. Garukimbwa karahiye tu. Nyiramahirwe. Ariko niba telefone batarayimwambuye kose oya cyangwa yarongeye ararwara ya ndwara ye twamuvuje mu mutwe kayibusa gomba ibintu kwikavaringa ku buryo atazagira abihingukiriza kuko byaba birangiye byanjye byaba birangiye madama aramutse abimenye hacu wambaye kweri
kuri noneho ndamuhamagara ku ihe nimero ko ubu ikosa rito yashobora guhamagara madamu akabimenya abimenye rwaba rusenyutse. yanze gucamo nanone